none se ahubwo we buriya azabyakira ate ageze inangaha agasanga bariya bana warabakiriye kuriya wigeze ubimubwiraho se? ako se koko wa mugani umugabo wanjye aba bana azabemera cyangwa biragoye pe kuko ntabwo nakizera ko ibintu namubwire kuri telefoni no kumwereka amafoto byonyine bihagije. Ubuse kuko naramukaje nabemere n'ukuntu bari abana bari ku muhanda bari mu buzima bubi, kandi ikindi cyongeyeho ndabakunda cyane pe, ndabakunda ntabwo nababura. Reka ndeke gutekereza nabi, umugabo wanjye ndamuzi azabemera. Ntabwo mbizi neza wenda ntabwo nabihamye 100%, ariko bitewe n'ukuntu umugabo wanjye muzi ndabizi ko bari abana atazabana cyane rwose. Gusa kuba yabemera byaba ari byiza cyane, kuko kuba waragiriye neza bariya bana ukabakira mu muryango, cyane ko wenda n'ubusanzwe ari umunyamutima mwiza, ariko kuba yabemera nanjye byanshimisha cyane. Shaka dutegereze nyine, subize se ko agiye kuza vuba. Nyine ni byiza, turanamukumbuye nagira se. Gusa ariko se wenda tugarutse inyuma ku kiganiro cy'uriya mwana w'umukobwa, harya uriya mwana ni murumuna wawe muvukana kuri mama na papa cyangwa bimeze gute? Linda se? Yego. Oya, Linda ntabwo tuvukana ku babyeyi bombi. Linda tuvukana kuri papa gusa. Ego papa yamubyaye nyine kundi mugore, ntabwo ari ku babyeyi bombi. Ako nawe ubwo ubyumva mu mateka ntabwo ubizi neza? Oya, ndabizi neza ko ari kuri papa gusa. Linda, Karame. meze bite se? Meze neza. Ariko ukunda telefone. Subizi se ko ari byo byanjye. Ubu uri mu duke se? Sha nyine mba ndi mu kwirebera TikTok ndetse n'izindi serivisi runaka. Yego. Okay, nta kintu bitwaye ariko. Yego. Hanyuma ngiyeho ku muhanda hari ibintu ngiye kureba. Ngiye kubusigaranye na bariza hano. Yego. Okay, nta kibazo kagende. Nabahamagara bakaza cyangwa bahamagare naribi. Liza. Zana keza nyine musigaye muganiriza rero. Ubwo nta kibazo musigaye muganira. Yego, turaganira naribi. Linda we. Muje kundi iki? Simama isabiza ngo tuganire. Avuze kuganira nanjye? Se hari undi Linda uri aha ngaha atari wowe? Wahageze se? Akose bite byawe? Icara hano nyine. Aya masaha we. Uvugisha ukuri. Ese ari n'umusoro buri munsi? Reka yari yabonye umushyitsi Ako bavuga ko njya kumusura. ujya umenya ko uri umutima w'urugo. Ndabizi shiri. None se ko urugo ari njye wari uhari? Ako shiri basi ihangane. Riba nabuze umuntu unanganiriza. Ihangane basi. Nese njye nigira mu kabari se? Oya, iyo kumana ntago bikwiriye. Njye kuganira n'icupa. Ntago bikwiriye ni bibi. None se wowe kuki wagiye kuganiriza abandi? Shiri reka nkubwire basi tuza nkubwire. Amajoro Tuza yawe. nkubwire. Jya umenya ko wubatse. Oya ndabizi shiri, ariko basi tuza nkubwire. Aline yabonye murumuna waje kumusura
kandi urabizi ntabwo twari tumuzi, biba ngombwa yuko ambwira ngo njye kumureba. Basi ihangane, gusa nibagiye kuguhamagara ngo mbikubwire, ariko nyihanganire. amakuru yanyu komeza se si ubireba komeza ntabwo muri kukureba twakurebera inyuma ariko ntabwo tuzi imbere uko umeze. ntuse kubera iki ubundi muje hano niyihe mpamvu ababwiye icyo gukora hano arababwiye ngo muze mundebe cyangwa ni ikindi kintu ababwiye Ese se numvaga muri kumwe akaduhamagara ngo tuze nyine tuba tukuganiriza. ese nkumva ufite amahane Sinaga ari amahane mfite ariko nuko uri kumbaza nkagusubiza. ufite amatiyo ku mana yanjye si umwarezwe nande kweri ni gutya umwarezwe mami aje agasanga murimo kuganira gutyo nibyo yadusigiye ntabwo nabarenganya ngo tuzaba tukuganiriza none ndumva urimo kuvugana ntabwo nabarenganya pe abana biga i Nyagasozi ni gutyo mumeze nuko Ese ubwo mumeze byari ngombwa kubitwibutsa. hanyuma se bitari ngombwa urabona mvuze ikintu kitari ngombwa Ko ntabwo byari ngombwa ngo twibutse ko twavuye mu gasozi n'ubundi turabizi ko ariho twavuye. byari ngombwa kumbe basi mwatuje mumbabarire Ko ntabwo byaba ari ngombwa ngo wibutse umuntu ko yakuwe mu gasozi. Ababizi nyine. Tuba tubizi ko ariho twavuye ariko ntabwo byaba ari ngombwa kubitwibutsa. ntabwo mbyumva ariko Sheri basi hari ahantu ukunda kujyayo cyane kwa Tom ukunda ariko kujyayo ni cyane inshuti zacu Sheri. ni inshuti zacu ariko si ubu nisanga ariko Oya ihangane, basi ihangane ntabwo bizongera. ariko rero utagira ngo wenda ndagutunganya aya masaha buranije usohoye n'ikintu kikanaguhungabanya ntubona ko ari na nijoro Ndabyumva ariko basi ntabwo bizongera, nzajya nitwara neza kandi ndabizi neza nzagushimisha ku buryo uzajya umbona ukabona ko natashye kare. Sibyo Sheri? Imana ishimwe ubwo utuje. ntari n'abo ariko Oya Imana ishimwe ubwo utuje, ariko biriya bintu byo kujya kuganira n'icupa ntabwo ari sawa. none uzatuma mbikora Dusenyera. Oya Sheri ntuzabikore pe, ntuzabikore n'ibindi. basi ntuzajya ujya no kugenda ujye umbwira byibura tunabasure twembi ariko tunataye reka irungu riba ryanyishe Ndabyumva ariko bitewe n'uko wari uri mu kazi natinye kuguhamagara ngo nagukoresha amakosa. namaze igihe kinini nanjye nageze hano mu rugo Nta kibazo, ntabwo bizongera. Ahubwo se ariko nawe nanjye ndumva ntabwo bizi. ikibazo cy'isi none Njye ntabwo nabyumva. Ese ubundi ubwo nawe ntabwo uri shyashya. habaye iki Tekereza ariko ubundi se Tom mweruka kuvugana ryarira. Tom turavugana hari igihe bwakera tutavuganye se Ibaze ubu bivuze ngo gahunda zose afite urazizi neza. byari ngombwa kubikwibutsa kuko nabona gufite amahane menshi byibuze wacisha bugufi Noneho bimbwiye kugira ngo ncishe bugufi. asumira ajya ngo mami aze asange muganira gutyo ubibona umbwira gutya urabona ngana nawe gusa twaganira iki kweri Unyibukije ko nakuwe ku gasozi kugira ngo ncishe bugufi. ntuse siho waturutse si niwe waturutse hariya ku muhanda si wowe bagutoraguye nta kintu cya Tom nayobewe Ibaze kugira ngo noneho bivuze ngo na gahunda yo kuza mu Rwanda urayizi neza ukaba utarigeze ubimbwira. ese ntabwo nkubwira iby'iki Urumva atari ngombwa. amagore ndabazi rwose Urimo urumva? amenshi mugira ubu ntambi kuganiriza wese ubona ubu wowe wabiyoberwa Urimo kandi urumva? wirirwa mu rugo rwawe Bivuze ngo uri ntabwo kumva barabikubwira ni ngombwa ngo ari n'abari bubimbwira. ndumva ibyo atari ibintu twanaganira rwose ko numvaga ubizi Oya ntabwo ari ngombwa ngo ari n'abari bubimbwira, wowe tubana turarana ijoro ryose amanywa se kuba oya ni ikibazo. ni ikibazo ariko si ukwiye kundakarira kandi wabimenye Nanjye naraka
basi mbabarira ngiye ko nakubabariye mbabarira basi gusa nyine sheri nibyo ndabyumva ariko nyine basi ujye umbwira oya kwa Tom ntibazongera no kuduteranya ahubwo kuko ndumva kwa Tom habaye ikibazo nyine kuba narakubwiye ko Tom yenda kuza byabaye ikibazo kuba wagiye kubasura byabaye ikibazo basi tubabarirane ntabwo bizongera ntabwo byakabaye biba ikibazo gusa nyine icyo nyine tubabarirane ngenda kwinginza nta kibazo ndakubabariye kuba nyine utarabimbwiye nkabibwirwa na Rine ariko nyine kari kajemo nkumva bimbabaje ariko naribi umaze kureba nimero muri telefoni ye kamite nzandika muri kano gafone gato hanyuma ukajya umukoresha uburyo bwose muvugisha kuri fone ye kugira ngo atagira ibyo ute abimenye ahubwo iyi fone ngiye kuyikomezaho ifate neza kamite nshaka ifoto ye mbega nagatangaye Rine kuri wanjye asa kuriya kumbi na Tom bifite ahantu biva pe ukuntu yabaye umusore mwiza ukuntu yabyibushye reba amatuza ubu Rine azi ngo turavukana ni mukuru wanjye shaka kuri Tom noneho kuri Tom uzahasiga ubuzima umukunzi wanjye kuzamenya uwundi bashaka Linda na telefoni yanjye telefone yego nijya byinshi kufe sha naguze ibintu bimbayeho ngiye ku iduka maje kugura ibintu neza ngiye kwishyura bitagura telefone kuko amafaranga yanjye yose ari kuri telefone